doing? Hi. Hello. Nenzanye. Uramutse ngenda ndashaka koherereza Kalisa byarakoze. Finally akazi kose n'abantu byo mwabikora. Biga mu maso. Let's see. Ngombwa kuziparafase cyangwa nsinyire rimwe birangira. Ndumva nge wasinya. Wose witanga. Okay. Uriya mugabo Kalisa arakontorora. Ushaka kumwohereza dokima isinye hamwe. Kazi tugarurira. It's okay. Thank you. Congratulations, by the way. Ndabonye murimo murakora neza. Thank you. Ibintu biri kugenda neza. Muri finance mumeze neza, muri operations mumeze neza, marketing mumeze neza. Good for you. Thank you. Byagenze bite ko noneho muri kumva ibintu bitandukanye? Wazanye mu kazi Kalisa. Sinzi niba wenda bibona gusa akumugisha arakora pe. Usko hari igihe abashaka no kurara hano. Mujye mumwibutsa ko sometimes no kuruhuka biba biri ngombwa. Sibyo? Yego. Hanyuma mugisha n'umwana mwiza. Umwana mwiza, ari serious, ari tayari mu kazi. Kandi mba ndi gutekereza ko nanarangiza kaminuza nshaka kuzamufasha akagira aho yigeze nayo ku giti cye. Bana abantu bavukana ubwenge ibaza ibintu akora ataraniga kaminuza. Ibaza namara kwiga kaminuza noneho. Wenda n'ibimwe babona amavamuhira. Akuriya mwana Kalisa. Amavamuhira buriya akazi yaje yisangamo. Iyo yibara amavamuhira ntiyari gusurvivinga icyumweru kimwe. Leave alone ibi byose amaze gushyira ku murongo mu gihe gitoya. Turamaze gushyira company ku murongo na salary itarasohoka ya mbere. Imyaka ye iki kunavuye no mu cyaro ariko ibintu azi gukora. Ese ko uri kumuvuga neza ari ukuntu oya nta birenze gusa nyine. Rwose nawe kamwembi muri singo nta kuntu. Oya gisha n'umwana siko muruta musha imyaka 2 twaribwiranye turafashanya mu kazi sometimes nibuka no gutaha yibagiwe kurumva sinava ku kazi mpasize undi muntu. Rero njya nsanga saa 11 akiri ku mashini. Avuga se urarara hano mbese ngo nakuntu ngo na wamemera tango nka 30 gato nkasoza tuno tuntu nkibaza ntago agiye kubitanga iryo joro ari kubishakira iki. Nyine urumva turaganira muba hafi amba hafi ariko nta kindi pe. Okay. Umubere inshuti nzima gusa. Kubera ko ndabizi muri workplace hajya habamo ibintu by'amashyari se bishaka. Sibyo? Yego. Byatwicira akazi kandi turi kugenda neza. By the way ngize igitekerezo. Sibyo? Mutegure sortie y'aba staff bose. Urumva? Yego. Tugende dukine imikino ya team building. Uruke mu mutwe hanyuma tugaruke mu kazi. Ndashaka ko iyi speed dufite bari tukumana. Sibyo? Nibinagenda neza after 2 months tuzaba dufite liquidity ihagije buri muntu wese nzamwongerera ku umushahara ushobora kugera kuri 75% bitewe n'akazi kakozwe. Ariko nituguma hanga nidusubira inyuma nzarakara cyane. Oya boss aho ukigero turiho nta gusubira inyuma guhari rwose ndagusezeranya Mugisha n'abandi bakozi bahari bakora hafi nkawe tuzabana hafi wese azaba hafi yundi nta gusubira inyuma kuko ahantu tuvuye haragayitse.
munatekereza aho mukeneye imbaraga dukore capacity building nzana abarimu baba training nzana abantu babahereza amasomo ariko ibintu bigende neza sibyo yego great hanyuma take that to the client njyewe ngiye kuba nsohotse gatoya hari umushiki wanjye ngiye kujya guhura nawe nimugire icyo mukenera mumpamagare kuri telefone yego kanze mbwira staff yose ako kantu ko gusohoka ni ingenzi ika motivation hanyuma unambwire security nyine yegeze hafi imodoka yego urakoze sawa Hano meze neza mu amakuru oya n'umunsi ntabwo nakuze ndi mu rugo ndashaka kunyuraho wenda nkagusuhuza kuko nari ngiye kujya mu cyaro ugiye gusubira mu cyaro se ni ukugenda ntabwo nzatinda igihe gitoya nkajyayo nkahita nongera nkagaruka nkagaruka nko ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu ariko ndagushaka ni amahoro se ndagushaka byihariye niba mu cyaro twicaza tukaganira numva byazize mugihe nta kibazo kabisa ndahari ubwo se uragenda uno munsi se cyangwa ndagenda mu kanya gatoya ubwo nta kibazo twazabonana ugarutse ntabwo nzatinda rwose ntabwo nawe uzaba witeguye yego nzaba niteguye ndumva nifuza ko twaganira birambuye yego ubona hari n'indwara nyinshi tugiye kwibukiranya yego sawa rero akazi keza nugasubiramo uganira nawe neza sawa urugendo rwiza kandi ubasuhuza abo mu rugo sawa uraho rero ndaho rwose bimeze neza umuhanda wawe mwiza imana ishimwe ibintu byose cyane ni amahoro cyakora hano gutya hari akavumbi ni ivumbi ryatangiye kuza noneho umumotari imbere yanjye rero undi mumotari urabona aho imodoka itugeza nahise mfata akamoto ntabwo nari kugenda n'amaguru kandi bampaye agatike nagenze igihe kinini cyane rwose mama iyo nahise mfata moto none imbere yanjye hari iyindi moto yaduteye ivumbi ubwo iyo haba imodoka none iyo cyakora kubera imodoka haba hari imikuku twari bita tukayica ikibazo iyo moto bagendaga basiganwa twabajya imbere bagahita hindukira n'undi nawe agahita aza akatujya imbere akamunyura ivumbi tugeze tugera ahangaha ivumbi rikiri kutwica cyakora motari ntije agatambaro ndikubita kugira ngo nze ninjire ahangaha kubura n'ishati yawe ntabwo yabigaragaza cyane ibi ntabwo byagiyeho cyane nuko imana ishimwe rero uguje mana no kukubona no kukureba ubu numvaga ko wenda wananutse haregura umwana wabyukiye mu biryo numvaga wenda warahungabanye urabona nari kugenda nzonamo kabiri saho noneho nirebye mu ndorerwamo wumva natangiye kubona inzobe uraseka burya iyo umuntu yoze akajya mu nzu ntajye ku zuba ryinshi cyane birangira ahindutse inzobe ya nzobe yawe niyo ngiye kuzana nanjye
ndabibona mu minsi iri imbere. nuko utazi ya sogokuru erega buriya ni sogokuru wawe wagiye araza sogokuru wawe yiteretse mu nda ya nyoko rwose agira gutya bari arizi noneho n'ibitekerezo n'ukuntu yacishaga make n'ukuntu yari umuhanga mu tuntu twose ni sogokuru wawe wagiye araza pe iki ko nagize ibibazo kuba ntaramubonye iyo umubona yari umugabo w'intwari mba byumva ko twari kuzaba inshuti mbese mbanze njye mu rugo cyangwa nigumirana ariko n'ubundi none ari nkumbuye ariko twanaganira no mu rugo ukajyayo ukabareba nibagenda n'ubundi ntabwo bajya bampamagara cyane nk'uko wowe twivuganira ngaho oya urajyayo ndajyayo umaze kumbwira ikintu wahamagariye mbwira wahamagariye ikintu nakubajije ngo mba umbwire kuko ko nsiga akazi urambwira ngo ugasige ngo uze mubwire ikintu ushaka nagira ngo nkurebe nari ngukumbuye oya nyogokuru urambeshye mbabarira mbizi ukuri nicyo wahamagariye ariko mfite amatsiko twabonye umukobwa kugira ngo tumukurangire urongore si wowe ushaka ibyo nkubwira se rwose mwakishe iyo ubimbwiye kuri telefone ntabwo nakwirwa nzi abakobwa kano kanya oya reka nkubwire mwana wa njyewe byari amashyengo nta mukobwa ubuse umukobwa utari wubaka fondasiyo y'ubuzima bwawe nagukinishaga ntabwo ibyo birimo gusa icyo nashaka kubwira urabona umwana yaragiye sinabashe kuza kukureba numvaga ngukumbuye ngo numve naho ugereye numve nuko ubuzima bwawe buhagaze nkumva kubimbwira gutya kuri telefone nkumva bidahagije ibyo byonyine nyine ibaze ko namubwiye wambabare kuko nkagenda ko nzahita ngaruka yari yanyangiye burundu ndamubeshye mu rugo haba ikibazo gikomeye cyane rero sinakikubwira aka kanya reka basi nzabikubwira ubutaha ndamubeshya ku bw'amahirwe mbona arandekuye ndaje ariko kubera ko umukazi harimo akazi kenshi nasanze ibintu byose barabyangije ninjye wari uri kubishyira ariko ni n'umuntu mwiza Mama Mugisha umeze neza nakubajije umeze neza Mama Mugisha uranyanga kubera iki urankunda se wumva wambwira buri kimwe cyose kikubaza ku mutima erega rimwe na rimwe kuvuga ukuri hari n'igihe ubyuvuze bitumvikana kandi wenda amarangamutima yawe cyangwa ibyo bintu bikubabaje ariko ababyumva ntibabiha agaciro nk'uko ubyumva ese nkubaze ushobora kumbitsa ikintu cyaba kikubangamiye ukakimbitsa wenda ukamenya ngo uzangirire ibanga icyo kintu wagikora kuri njyewe
gihe nyine ntabwo cyaba kikiri ibanga. ubundi banga ni iryume koko ariko hari n'igihe wumva ari igihe uguturitse umutima ukaba uti ukara abantu wizeye cyane ukamubwira uti basi kugira ngo nduhuke ntumekeho reka mbimubwire ese ndi umwizerwa kuri we ku buryo icyo kintu wakimbitsa Ewe ni byinshi biba bibabaza umuntu. Mucyenda gukunda uri mama w'abana banjye nubwo utamubyara ariko waramureze. Oya murekeraho rekeraho. Kubera icyo unyiyama ndanze aho urabekera rwose ngo ndi mama w'abana bawe none mwanyambuye icyubahiro cyanjye we na mama wawe kuko ntago ndi nyina kuko niyo nza kuba ndi na nyina nta nubwo numvishe guhera mu gitondo muvuga ngo umwana arava ikigararaza ariko nicaye ahirengera kugira ngo ndebe izuba rirenze ataragera wenda wabona yigiriye kwa nyirakuru ariko njyewe nta kintu nyitayeho nta nashaka nta nankunda. Icyo cyakubabaje nose njye utigeze ko ari namubona erega nyirakuru afite igisobanuro kuri we kuruta icyanjye njyewe. Reba amezi ashize yose ntabona umwana wanjye kugeza izi saha ntarangeraho bivuze iki ibyo binsobanura iki nk'umuntu mukuru ariko erega Mugisha ni umusore mwanyambuye icyubahiro rega we na mama wawe erega ashobora kuza mu nzu agahura n'abandi bana bagenzi be bakaramukanya bagatinda. Nese utekereza ko njye ntamukumbuye? Uramukumbuye kandi aratugeraho. Nicaye hano paka dore izuba rirenze rirenga mwavuze ko si mwavuganye ejo kuri telefone akubwira ngo arazindukaza izuba rirenze rirenga ntaramubona ibyo bindi se bimurutira njyewe nibiki. Yanyuze kwa nyirakuru nyine yagiye kumuramutsa erega niyo nzira erega yamubwiye byose ntago yankunda barangiza ngo ndi mama w'abana bawe. Ariko Mugisha yaba yarabwiwe cyangwa atarabibwiwe uramenye utamureba ijisho ribi kubera kiriya kintu dufite amakosa njyewe nawe ndetse na nyirakuru kuko tutabitekereje cyagiye reka nkubwire umwana ntakabe ntabwo namucaka oya ntabwo namucira urubanza. Genda nyine ujye kumureba nawe mwishimwe munezerwe genda. Ngusize gutya? Ngiye sindi nyina ndi mukasi nkaba na nyina wabo genda ujye kwa nyoko murebe sibyo yenda yanahembwa nabagurire afite amafaranga n'umukire icyanjye ni ikigo gikiraho nabyaye nawe oya genda ari kurambaza iki genda ndagusabye witekerezeho sinabyaye ikirumbo sinabyaye ikigo gimaringaringa w'amapenge genda wanyu yazanye amafaranga muserebure mujyemo. Kira telefone yawe nabonaga nagumye kuyitegereza. Indiruzi Eko mana wose wagira kwa nyogokuru wawe. Ikibazo ni ukurya umuntu ashobora kuvanga yarabyibushye nk'udatekereza. Ukabyibuha nyine. Mwana wanjye rero hari ikintu naguhamagariye ikindi kitari mu byo twavuze. Numvaga ari ngombwa ko ngomba kwicara nkafata umwanya wo kugutekerereza nkagutekerereza inzira nanyuzemo inzira wanyuzemo ariko mwana nyine ntago byanyoroheye na n'ubu bitari byanyorohera ariko Imana iranshoboza. Mwana wanjye imyaka ngeze murayireba
yego nshobora kugira ntya nkaba nzi neza iyo maze iyo nshigaje ntayizi nkagira ntya nkinanura nkitahira. gusa kuba ibyo byari ngombwa kubitekereza aka kanya. Oya byabaye ngombwa maze iminsi mbitekereza ariko ubu nabifatiye umwanzuro ni nayo mpamvu naguhamagaye. Nyogokuru uracyafite iminsi kuko rwose ikintu nzi neza ntabwo Imana yagutwara utari wabona ubuzima bwanjye bugenda neza, utari wabona abuzukuru banjye. Nabona umwuzukuruza unturutseho ntabwo bishoboka, ntaho wajya humura. Ibyo bikomeza no kubitekereza, niba hari n'umuntu wabikubwiyeho rwose umubwire ko yayobye. Oya ntawabimbwiyeho, erega umuntu mukuru ugira icyo ukiyumva rwose mu byiyumviro byanjye. Rero niyo mpamvu navuze ngo reka ngo tumeho. Mugisha uri umwuzukuru wanjye wa mbere, niyo mpamvu wakomeje kubona tuba inshuti, niyo mpamvu wakomeje kubona mbese tugirana ubushuti cyane. Yego mwana wanjye. gusa kuri gusasira ibintu uri kubica ku ruhande wambwiye. Oya ndakubwira nuko naringiza agakorora, ariko ubundi ndakubwira mbisasiramo ibikize ko nabyiyemeje kuba nabikubwira. Mfite amatsiko. Urabona papa wawe, urabona uriya mugore we mama ari we Mukesha. mama hari ikibazo bafite se? Nta kibazo bafite. Wenda ntabwo nagezeyo, wayambwira byagenze gute? Mugisha, ijambo ngiye kukubwira uri nyogokuru wawe, nta n'undi wapfa kurikubwira. Nakomeje kuribika ariko uyu munsi ndaripfunduye. Uryakira uko riri, umaze gukura. Nanze kubikubwira ukiri hasi ukiga, iyo mbikubwira ntabwo wari kuvamo umugabo mbona ubu. Utangiye kuntera ubwoba nyogokuru. Ni ibiki wamishe se? Nyogokuru icyo nzi kumbwira guherekera ukaba ugiye kubimbwira aka kanya. Uriya mu mama ubana na papa wawe. Papa se ntafite umugore umwe, ntafite mama wenyine? Oya papa afite undi mugore? Uriya mugore afite witwa Mukesha, ntabwo ari we mama wawe. Mama wawe yitwaga Gloriosa. Ngo mama wawe yitwaga Gloriosa, yapfuye akubyara. Oya mwana wawe, oya nyumva ibi bintu nanze kubikubwira ukiri muto kugira ngo utice imigisha yawe ukananirwa kwiga ukiheba. Ngo mama wawe yitwaga Gloriosa. Oya nyine uri kumbeshya, uri kugira ngo ure ko nakwiyakira wenda ngize umubazo. Ntabwo ari byo.